Hirya no hino mu bitangazamakuru havuga ko mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Kinyinya hazubakwa umujyi w'icyitegererezo mu kurengera ibidukikije uzwi ku izina rya Green City cyangwa se Kinyinya Green City. Uwo mujyi w'icyitegererezo bamwe bakaba baravuze yuko uzaba uje kwimura abaturage bari batuye aho batuye ngo hatura abakire, abandi bati uyu mujyi uje kuduha amafaranga, abandi bati uyu mujyi ni umujyi koko twari dukwiriye nk'abanyarwanda bihesha agaciro. Ni muri urwo rwego kuri wa gatandatu ikigega cy'igihugu gishinzwe ibikorwa gutera inkunga ibikorwa byo kurengera ibidukikije Fonerwa cyagiranye inama n'abatuye mu gace uwo mujyi uzubakwamo, babaza ibibazo bitandukanye ndetse bahabwa n'ibisubizo. Ikibazo nashaka kubaza iteye gutya: Green City izaza ari umujyi udufasha kuba twabungabunga ikirere, kandi mwatubwiye ko abaturage batazimura. Ese nimba Green City ahangaha abaturage bari ahangaha, abanga muzabuza gucana inkwi, muzabuza gutwika ibyatsi cyangwa n'umurongo? Ndetse gatoya kuko ndumva ntabwo nimba Green City izaba iri kuri aka gasozi, ntabwo wenda ariyo Green City izabungabunga. Abanga bari bacana ibiti, nibacana inkwi, nibagira iki, nibatwikira byose bizamara cya kirere. Sinzi uburyo muzafasha abaturage wenda kugira ngo nabo babungabunge icyo kirere. Kubera ko ruriya rwo ndabizi ko kese sociali niyo ufite mu ntoki, ariko ni ku ruhande rwa Ngabinka umudugudu wacu dutuyemo. Ese mu kugura cyangwa mu kwimurwa hariya kuri abo ngabo bazabyifuza, twebwe bafitemo ibibanza, dufitemo n'amazu, hari gahunda ihari yo kuvuga ngo utishoboye kugira ngo ajye hariya ashaka kwimukira ahandi hari ingurane izahaba. Netwa Nyamuberwa Romuald, nanjye ni hano mu mudugudu wa Gasharu, hano kuri izi nkengero z'aka kagari ka Murama. Ikibazo cyane nari mfite mugenzi wanjye agikomojeho. Twishimiye kuza guturana n'abo bantu bose, mukaza mugakora umushinga n'abakire tugaturana nabo. Hano ushimye cyane nuko nari mfite impungenge yuko tugiye kuzahunga umujyi nk'uko mwabivugaga, kandi abenshi tuba twifuza kugira ngo twigumire muri uyu mujyi. Icyo cyo turakibashimiye cyane. Ikindi nakongeraho kandi nagushimira n'ubuyobozi bwacu bwifuje ko uyu mujyi waza ugatangirira hano. Mu nama hari inama y'ubushize yigeze kubaho, ngewe nisabugira icyifuzo twari dufite. Hari abantu bajya baza bagatanga akazi, ugasanga bakwiye abakozi hirya no hino, twe tugasigariraho. None ndumva dushubijwe, niba koko abantu baturiye uyu mujyi ugiye gutangira kubakwa tuzabona akazi. Imana ibahe umugisha, natwe twiteguye kubakira kandi tuzabafasha muri byose. Imana ibahe umugisha. Yabajije ati ku bijyanye n'akazi, ko hari abantu basanzwe batuye hano, ubwo muzagira muza n'abantu bo hanze, kandi natwe ubwacu dushoboye kugira icyo dukora muri uyu mushinga. Ariko nigeze kubabwira nti uyu mushinga rwose ntuwacika, muzaba murangaye. Ahubwo muri mwebwe cyane cyane nk'urubyiruko, navuga nti niba utaraniga n'umwuga wo kubaka cyangwa se gukora ibindi, gira vuba wige, kuko abantu bazabona akazi mo hano ni mwe ba mbere mugomba kukabona. Ntabwo abantu bavuye hanze no bagabira iki gukora hano mwe mutarakora, kereka abafite ubushobozi budafite. Niba hari abantu mufite bafite ubushobozi bwihariye budasanzwe, bazagaragara babone gukora akazi hariya. Hari ikibazo cyabajijwe, baravuga bati hano hepfo hazagiye kuba umujyi utoshye w'icyitegererezo cyangwa se uhangana n'indi ntego y'ikirere. Muri ubu buryo bivuzemo, uwa mbere yavuga ati ese hariya nimushyiramo imihanda n'ibikorwa remezo bindi, hano hose murateganya iki? Umushinga nk'uko nababwiye, icyiciro cya mbere kizaba kiri kuri hegitari 18, kandi hegitari 18 ziri hariya, ntabwo zirimo hano. Ni ukuvuga ahantu hambere bazatangira gukora ni hariya. Noneho umushinga faze ya mbere irangiye,
ariko dushaka uburyo bwo gukora amafaza atandukanye akurikiye n'ibijya gukenerwa ko hano naho hubakwa muri ya hegitari 600 arengaho navugaga nabwo muzabimenyeshwa yuko uyu munsi twaje n'icyo gihe ntawe uzatwaragiye tuzaza tubabwire tuti ya faze ya mbere itariki 18 yarangiye twongeye kuza kubabwira faze ikurikiyeho nuko bizagenda. Kinyinya mwagize amahirwe niyo hatoranyijwe ko hakubakwa uwo mujyi w'icyitegererezo ko mutishimye. Aha siko mutangiye kuwanga ntabwo ngo mwagize amahirwe babatoranya ko mwagira umushinga murifata mu munsi rwose dushimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abayobozi badutwitekerezaho buri munsi bajya batugenera iyo migambi.